Imbaraga y'Imana ikiza ikorera mu byaremwe byose. Iyo igiti giciwe, iyo umuntu akomeretse cyangwa akavunika igufwa, ibyaremwe bihita bitangira gusa n'ahangiritse. Ubushobozi bukiza buhora bwiteguye na mbere y'uko bukenerwa. Maze igihe cyose urugingo runaka rukomeretse, imbaraga zose zigakora umurimo wo gusana. Ni nako biri mu by'umwuka. Mbere y'uko icyaha kibaho, Imana yari yarateganije umuti wacyo. Buri mutima wose wigaruriwe n'ibishuko, washenjaguwe kandi ukomeretswa n'umwanzi, ariko igihe cyose hari icyaha n'umukiza aba ahari. Ni umurimo wa Kristo kubohora ibisenzegeri, kumenyesha imbohe ko zibohorwa, kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Amagambo y'umukiza agira ati, munsange ndabaruhura, ni umuti w'indwara zose, zaba iz'impagarike, iz'ubwenge cyangwa iz'iby'umwuka. Kabone n'ubwo abantu bikururiye imibabaro binyuze mu mafuti yabo, Yesu abagirira impuhwe. Ashaka kubafasha, yiteguye gukorera ibikomeye abamwiringira bose.